Shalom, shalom, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, Imana ikibarinze, nibyo mba mbifuriza. Rero nanjye ndashima Imana yarandinze icyumweru cyose gitambutse, nabonye ukuboko kwayo, nabonye kugira neza kwayo, Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro cyinshi cyane. Ndashimira abantu rero tubana umunsi kundi hano kuri YouTube channel yacu no kuri Facebook page yacu. Imana mu ijuru ryubahwe umugisha mwinshi cyane, turabakunda, turabazirikana kandi turabasengera, kandi ndasaba kugira ngo Imana ijye yumva gusenga kwanyu, ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Imana rero ibagirire neza. Ari ubwa mbere ugeze hano, turaguha ikaze, wiyumvemo ikaze. Wageze ahantu heza cyane. Tuvuga imbaraga z'umusaraba, twizera mu mbaraga z'Imana, tutagende mu bitekerezo by'abana b'abantu, twemera Imana, Umwana n'Umwuka wera. Ikindi intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bukagenda bukagera ku mpera y'isi. Rero wifuje kubana natwe biroroshye, ni ugukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Tugira ibiganiro bigiye bitandukanye, harimo n'ikingiki kiza buri wa gatanu mu masaha y'isa 3 umukristo nk'umunyu w'isi z'ijoro bitewe n'aho uri. Noneho tukagera ku wa mbere kuva saa 12 ni buri wa mbere, Monday day of power, aho tuba dusengera icyumweru tugishinganisha, tugihanurira mu izina rya Yesu. Nimugoroba ku wa mbere no ku wa kane saa 9 tuba dufite kwinginga, tuba dufite icyifuzo kimwe dusengera buri munsi. Ku wa kabiri no ku wa gatatu tukasobanura inzozi tubishobojwe n'Umwuka wera. Rero biroroshye ubanye ushaka kubana natwe, ni subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Twihuse tujye muri Matayo 5:13, haravuga ngo iki? Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira. Amena. Rero niho dukura intego ebyiri z'iki kiganiro. Intego yacu ya mbere no kugira ngo umukristo adakayuka, kabiri ni ukugira ngo ngufate ukuboko tutaza kujugunywa hanze bakadukandagira. Rero uyu munsi mfite topic nshaka ko tuvugaho, nayise ngo amasezerano ntabwo ari umuryango ufunguye. Amasezerano ntabwo ari umuryango ukinguye. Hari ibintu tujya twibeshyaho nk'abakristo, tukumva ko niba Imana iduhaye nk'isezerano, tukumva nyine ni ibintu duhita twinjiramo, cyangwa se ukumva ni mbese kuva mu muryango urakinguye, isezerano biroroshye, ni ibintu byoroshye guhita ubyinjiramo. None nanjye reka nkubaze, niba isezerano ari ibintu byoroshye kuba umuntu yabyinjiramo, kuki intumwa zategereje iminsi 50 nyuma y'aho Yesu yari amaze gusubira mu ijuru kugira ngo zuzure Umwuka wera? None niba isezerano ari ikintu cyoroshye, ndiho ndabaza, niba isezerano ari ikintu cyoroshye, kuki byafasha Aburahamu kugira ngo agere mu myaka 90 abone kubyara Isaka? None niba isezerano ari ikintu cyoroshye, kuki byafashe Abisiraheli imyaka 40 kugira ngo bajye mu gihugu cy'isezerano? Reka mbabwire bene data, isezerano rirenze uko twe twaryumva. Reka turebe mu ukubara 13:25 haravuga ngo iki? Kubara 13:25, 13:25 kubara. Haravuga ngo bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka na za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo ikodeshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane, kandi twabonyeyo Abanaki. 29 Abameleki batuye mu gihugu cy'Inegebu,
Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi. Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. 30. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. 31. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'inshamugongo igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonye abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakatubona tumeze nkazo. Amen. Imana nishimwe. Iyi ni inkuru ndende y'abantu bagiye gutata igihugu. Bagezeyo ibyo babonye twagiye tubyumvamo uko bagiye noneho ndashaka gusubira inyuma kugira ngo nze kubihuza n'amasezerano, kuko udafite kwizera ntiwamenya amasezerano. Navuze ubushize ku kintu cyitwa kwizera, nivuga ukuntu ari ku mbaraga y'Imana. Ubaye utarabyumvise wajya mu biganiro byarangiye wakibona mukacyumva. Ntikiza twize mu byinshi Umwuka Wera yaraduhishuriye, twarafashijwe. Rero ntabwo ndi bujyemo deep cyane, ndashaka kuvugaho kuri Samari. Aba bagabo dukurikije uburyo bavuze bagiye gutata igihugu, kandi Imana rero yababwiye ati, mugende murebe icyo gihugu ngiye kubajyanamo uko kimeze. Baravuga ngo ngo igihugu twakigezemo ngo kuba ari cyiza ni cyiza, ngo ariko abamo abantu barebare. Ikindi inkingi zabo zubakishijwe amabuye ni na nini, ngo noneho ngo twebwe ngo twarebaga tukabona tumeze nk'inzige, ngo kandi koko ngo nabo batureba bakabona tumeze nk'inzige. None ndabaza, ni iki cyababwiye ko babarebaga bakababona nk'inzige, ko nta muntu bigize bavugana nabo ngo bababwiye ngo twabonye nk'inzige? Kuko ikimenyimenyi iyo baza kumenya ko iyo baza kugira uwo bavugana nabo, ntabwo bari gusohoka kiriya gihugu, bari kubafata ko bari kuba ari abatasi. Rero uvuga ngo niba barakinjemo bakanagisohokanamo n'imbuto, nuko ntawe wabamenye. Ahubwo ko kwizera nta kwari guhari, bivuga kuri ya mbaraga navuze, byatumye bibona nk'inzige. Icyo rero ntabwo aricyo ngewe nshaka kuvugaho. Ndashaka kuvuga ku isezerano. Rero ngarutse kuri ripoti y'aba bagabo batanze bamaze gusanga iteraniro riri hariya. Mwibuke bakimara kwambuka inyanja, bamaze imyaka igera muri 2 mbere yuko kugira ngo batangire urugendo rwo kwimura ihema, bagenda begera igihugu bagombaga kujyamo cy'isezerano. Hari hashize imyaka 2, ku mwaka wa 2 nibwo batangiye urugendo rwo kugenda bimura ihema. Noneho Imana yacu iratangaje cyane. Bo nyine babwiwe isezerano bambuka inyanja, rero inyanja turayambutse, igihugu cy'isezerano ni hano imbere tugiye kukijyamo. Bo niko babitekerezaga, ariko turebeye muri realite ntabwo ariko byari bimeze. Niyo mpamvu natangiye mvuga ni amasezerano ntabwo ari umuryango ufunguye ngo ndagenda ngo mpite ninjiramo. Oya, nta nubwo yoroshye nk'uko twe tubitekereza, kuko iyo aza kuba yoroshye nk'uko babitekereza, iriya myaka 2 bamaze hariya baba wenda tuvuge ko umwe bawuruhukagamo, uwa kabiri baba baragiye bagahita binjira i Kanani. Ariko ngo bagiye gutata ngo basangamo abo Banaki, basangamo abantu bakomeye, babona igihugu ni cyiza, ariko kugira ngo ukinjiremo, kandi ngo n'imidugudu yabo ngo yari miremire koko. Imana nidufashe cyane. Bivuze ngo isezerano ryari rihari, ariko ntago hakinguye kugira ngo uhite ugenda winjiremo. Hari ibisabwa, hari process. Ariyo mpamvu nshaka kukubwira amategeko agenga ubundi isezerano. Nuba wabonye isezerano rivuga ngo ugomba kubahiriza aya mategeko agera muri 4, reka nyakubwire. Ikintu cya mbere cyuvuga ngo Imana yansezeranyije ibi, yansezeranyije imodoka, yansezeranyije umugore, yansezeranyije umugabo, yansezeranyije visa, yansezeranije. Ikintu cya mbere ugomba guhita ufata itegeko rya mbere ni ukumenya ko iryo sezerano hawe ari si bidafatika. Icya kabiri
ukamenya imbaraga y'Imana. Ariyo mpamvu navuze ngo ni byiza gusobanukirwa, ubashije gusubira inyuma ukagenda ukumva ikiganiro twakoze tuvuga ku mbaraga y'Imana. Kumenya imbaraga y'Imana, nta mbaraga y'Imana nta sezerano rihari. Ndakubwiza ukuri, nta mbaraga y'Imana nta sezerano rihari. Gatatu, gutinya Imana. Nta gutinya Imana, nta mbaraga y'Imana, nta mbaraga y'Imana nta sezerano. Niyo mpamvu ngo ni amategeko ane agenga isezerano. Icya kane, kuzana isi y'ibidafatika mu bifatika. Aha rero ni assignment y'umuntu. Niyo mpamvu zivuze ngo ni amahame ane agenga isezerano. Ubundi nuba ngo wahanga isezerano baguhanuriye uzabiki. Fata aya mahame ane wige kuyashyira mu bikorwa. Niyo yashyira mu bikorwa iryo sezerano uzaribona. Ariko nihagera kimwe kibura muri ibi bine, iri sezerano kurigeraho bizakugora, kandi birashoboka ko ushobora kutazanarigeraho habuzemo rimwe muri aya ngaya. Imana nishimwe, ndaza kubikwereka. Noneho reka mbikwereke kugira ngo ubibone neza. Reka tugende tujye hano mu ukubara 14 ku murongo waho wa 35. Ndaza gukora samari, reka dusoma umurongo umwe. Haravuga ngo njyewe Uwiteka ndabivuze, sinzabura kugenza ntyo iri teraniro ribi ryose riteraniye kundwanya. Bazarimbukira muri ubu butayu, nimo bazapfira. Amen. Imana nidufashe cyane. Imana nidufashe cyane. Bishatse rero kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo aba bantu bananiwe gushyira mu bikorwa imbaraga y'Imana, haburamo gutinya Imana, birangije bituma bavuga ngo bazapfira mu butayu. Iyo ukomeje ugasoma iki gice, Imana itanga itegeko ivuga ngo abantu bose bari hejuru y'imyaka 20, ngo kereka abantu bari munsi y'imyaka 20 ngo nibo bazagera mu gihugu cy'isezerano, ngo ariko aba bose bari hejuru yacyo ngo ntibazigera bagera mu gihugu cy'isezerano. Kubera iki? Ikintu cyabiteye, habuzemo kwizera. Kandi mwibuka ko twavuze ko kwizera ari imbaraga y'Imana. Nanjye namavuze ngo muri aya mahame iyo habuzemo kimwe, umuntu ntabwo agera mu isezerano. Rero isezerano rirakorerwa. Isezerano ntabwo ari kurivuga mu magambo ngo buke mu gitondo ngo turigemo. Isezerano rigombe rikorerwe. Imana nishimwe cyane. Iyo turebye mu byanditswe ukomeje ugasoma, iyo ugiye mu bice 20 ntago ndibuze kuhasoma ko ndibaza ntago byadutwara umwanya munini, ariko igiye ku bice 20 hare yakuva igihe Mose na Aroni bakubitaga urutare kabiri, kandi Imana yababwiye ngo mugende muvushirize abantu amazi banywe babona yo kunywa. Imana yababwiye ngo mwagaragaje kutizera, ati none kubw'iki kintu mukoze ntago muzigera mwinjira mu gihugu cy'isezerano. None reka nkwereke ukuntu Imana dukwiye, navuze ngo kumenya imbaraga z'Imana, tugatinya Imana. Gutinya Imana biri mu bintu byubatse isezerano. Muribuka igihe Mose bamugishaga impaka, abantu bamurwanya, Imana igihe ni Miriyamu niba nibuka abandi batambyi barimo bagisha inama impaka Mose, bashaka kwerekana ko nabo ibyo akora babikora. Icyo gihe Imana yaramuhamirije. Mwibuka ko Imana acishije kugira neza kwe kose akabona Imana yamweretse mu mugongo w'Imana. Yari umuntu wagendanye n'Imana. Imana muzi ibitangaza akoresheje. Mose yamukoresheje ibitangaza byinshi, Mose abona umugongo w'Imana, Mose akavugana n'Imana, Mose aragenda azana amategeko 10. Iyo azamukaga umusozi akabasha kureba mu maso h'Imana, abandi mu gihe byabananiye Imana imuhamiriza mu Bisiraheli ko ari Imana ibwira Abisiraheli avuga ngo uyu Mose wiyo mvugana nawe ngo mubwire ibintu byose nk'uko bikwiriye, tukavugana imbona mu nkubone. Ariko mwebwe iyo ngiye kuvugana namwe mvuganira namwe mu marenga no mu bicuku bya nijoro. Rero Mose yari umuntu udasanzwe ku Mana, ariko reba ukuntu Imana yacu itagomba kumenyerwa. Niba yaranaguhaye isezerano, tinya Imana. Niba ushaka kwinjira muri iryo sezerano, tinya Imana. Imana itibwira Mose ati kubw'iki kintu ukoze cyerekana ko utanyizeye, ntabwo igihugu cy'isezerano uzigera ukinjiramo. Kandi ikomeje mu bice byaho 27 kuko igihe cy'urupfu rwe kigeze, Imana iramumenyesha ati rero igihe cy'urupfu rwawe kirageze, none uzamukureba igihugu ngiye guha abantu kuko wakibarwaniriye, ariko we ntuzagikandagiramo. Bibuko nguko bene data, niba ushaka ko isezerano ryawe risohora, tinya Imana. Niba ushaka ko isezerano ryawe uriginjiramo,
menya imbaraga y'Imana. Kumenya imbaraga y'Imana ni ukwizera. Ntabwo kwizera ari amagambo asa amasengesho twabivuzeho cyane, turimo dusobanura kwizera, sindi bubijyemo muri detaye, wasubira inyuma ukagenda kumva icyo cyigisho. Ikindi nanone, menya ko isezerano ari isi y'ibidafatika. Isi y'ibidafatika rero ariho navuze ku cya kane ngo kuzana isi y'ibifatika mu bifatika. Iyo si ibidafatika ni wowe ukwiye kuyizana mu bifatika. Ariyo mpamvu Imana yaremye ibintu byose, yamara kubirema igahereza umuntu inshingano, noneho nawe byite. Ni ukuvuga ngo Imana rero iguhereje iyo si y'ibidafatika ibigira ngo uyizane mu bifatika ukoresheje za mbaraga ziri muri wowe, bwa bumana buri muri wowe, kwa kumenya imbaraga y'Imana. Imana nishimwe cyane. Rero ntiwarema isi y'ibifatika utazi imbaraga y'Imana. Birakeneye rero ko ibi bintu byose biruzuzanya. Mwene data, isezerano ntabwo ari ikintu cyoroshye. Isezerano rirakorerwa. Isezerano aba bagabo barirwaniriye imyaka 40, abarirwaniriye ntibarigeramo, rijyamo abana babo. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe iyo hagize kimwe kibura muri ibi, umuntu apfira mu isezerano. Ibyo Imana akubwiye ntubirya, bikazaribwa n'abana bawe cyangwa n'abandi bo hanze. Rero niba ushaka kuba mu isezerano ry'Imana yakubwiye, iga gufata aya mahame ko arane uyashyire mu bikorwa. Wige kumenya ngo niba Imana imbwiye iki kintu ngo izampa imodoka, izanyishyurira amashuri, ibi bintu ni isi bidafatika. Ikintu ngomba gukora, ngomba kumenya imbaraga y'Imana kugira ngo isohoze ibi bintu. Ikindi ngatinya Imana. Ikindi ngomba gufata isi bidafatika nkayishyira mu bifatika, kuko ubwo bushobozi n'ubutware buri muri njye. Imana yo mu ijuru ribaho umugisha mwinshi. Ndashoje uyu munsi, ntago twatinze cyane, hari indi gahunda afite, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru itugirire neza, dusobanukirwe ku kintu cyitwa amasezerano, kuko amasezerano acumuza abantu benshi. Iyo ubonye isezerano ritinze ngo hanga Imana yarambeshye, ntabwo Imana ibeshya, ahubwo ufata umwanya wisuzume, se aya mahame ubundi ndi kuyashyira mu bikorwa nk'uko bikwiye. Ubundi bambwira isezerano nabyumvise nk'ibintu byoroshye. Naguhaye urugero rw'abagabo bagiye batandukanye, kuki ibintu byabo bitahise biba. Ababisirayeli kuki batabyitse mitono ngo bisange mu gihugu cy'i Kanani? Ni ukubera iki? Kandi noneho mwibuke ko banageze i Kanani ngo hari amahanga Imana yarekeyemo, ngo kugira ngo bajye bakuramo ni ruto. Kubera iki se? Kugira ngo batibagirwe, kuko mu kamere k'umuntu aribagirwa cyane. Kandi Imana ntigira ngo wibagirwe, kuko icyubahiro cye ntishaka kugisangira n'undi. Iragira ngo n'iryo sezerano nurizamo uzamenye ngo niyo ugume no kuryubahiramo Imana. Mwami Imana abaho umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Reka dusenge. Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe, tugushimye kubw'irihishurirwa, dusobanukiwe neza ko amasezerano atandukanye nuko twayumvaga. Turagusaba rero uduhe imbaraga zo gusobanukirwa imbaraga yawe, uduhe gusobanukirwa ko amasezerano ari isi y'ibidafatika. Mana, uduhe gutinya izina ryawe no kukubaha, kugira ngo tubashishwe gufata isi y'ibidafatika tuyizane mu isi y'ibifatika. Uko niko dusenze twizeye. Urakoze, ugize neza, cyone kibi cyawe. Amen. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Ndabakunda naho ubutaha.